video za debeni ubona zacu ni jonera uyu mureke bagana baterabica ariko Melody niba anja mbona ashaka gukora imiziki yo mu Rwanda. Melody ibintu byo mu Rwanda ameze nk'ate kibirimo umukaritasi y'influencer Jolly wabibonye era nicyo bita kukureka bakagukunda yaretse baramukunda nyine. Reka nkubwire je hari amatiko ndengereye itiku mbona nkavuga ati je dumbira itiku rirenze urugero rwanje ngo akarundi kazi wagateye inda aya suriya shari ku munsi nateye inda abantu zavuze induru yaje uri muramusoma kaka video kasotse muramusoma mwari he ngari twagiye iwabo arani iwabo uwamusomeraga iwabo abo se hit ufite ubu ngubu wa mugana abantu ntabwo baguha n'abakobwa babo nanjye iyo nza kuba mfite umukobwa wanjye angana gutyo namuguha uzi hit ufite agije inyongoza urahubwo ntegereje ko amafaranga ari yazanyongoza ariko sinzi niba hitiye yanyongoza amafaranga noneho yongoza kubi amafaranga none ntegereje ariko hitiyo ntago yanyongoza reka abantu benshi ntabwo bakuzi ya mpano kandi bizabagora niyo mpamvu ugiye kuzaguma ubakoma bazi ngo rimwe na rimwe bajya abandi bakata ariko uriya muhungu atekereza gute none se bo ko batekereza ndakuzi bo bakubonera kuri nivo y'umuntu usanzwe banyarwandakazi ndashaka kubabwira ko ya mpano yarampamagaraga nkumva sinshaka gufata telefoni ze kubera ngo umukaritasi ubwo gufasha telefoni arakuduhira akakubwira ibintu utumva icyo kintu ugomba kucyumva gati icyo kintu uri kucyumva no wambwiraga ibintu nkumva nkeneye gutekereza cyane kandi simfite umwanya wo gutekereza muri ako kanya rero naravugaga ati no yampano uretse gato telefone yawe nzaba nyifata nyuma y'ibyumweru nka 2 nakwiteguye buriya njyewe nkunda kuganira n'umuntu utuma ubwonko bwanjye bukura hari igihe uganira n'umuntu ukumva ntaho muri kujya ntaho muri usanga muri tamuga wari wumva njye nawe turi kuganira ibintu by'abakobwa vugisha ukuri ngo urabona utubuno abantu uzi ko abantu benshi ari byo biganirira ariko njye nkunda kuganira n'umuntu uri gutuma ubwonko bwanjye bukura amakode nyine amakoda n'amamakode niyo mpamvu ukunda kuganira nanjye ese ko nawe uri kundabura ikintu uri kukinyumvisha nanjye nkacyumva ikintu ngomba kukumvisha ya mpano igikari cyacu kiba kiri faya kandi icyo yewe kera ndibuka nigaga primaire noneho nkicara muri class niga nko mu wa gatatu mwarimu w'imibare kandeba ko igihe ko akunda umwarimu aba yicaye imbere nawe ari guheza nkajya kubona ukabona arampamagaye ngo no nkubwira akahita nyongorera ngo ubundi nkuru umogi akabwira ngo kubera iki katariko mwitabi kuko ndahoranaga ibivayo kuva na kera ndi umwana nahoranaga vibe zitabaho kwa ariko wowe umugi wasara nasara banza nazezengera banza wasara kubera ubwongo bwawe buranyaruka cyane rero ubushyizemo urumogi nigeze mu minsi yashize nigeze kujya ku nzoga nano uracyazimaga ubu nararekeye aho ngaho kubera ko zakururaga amarangamutima yanjye nkashiduka ndi kuba mu buzima bw'ahahise kubera ko nanyweye inzoga nkumva naziritswe mva ari ibintu nyine byangarutsemo tu uri kumva icyo kintu uri umukaritasi ngo mani ngo dumba kandi ucyumva urasaba yumva bano bantu barahita bamumenya ko wanamuvuga buri wese akarava hano yanamwibagiwe abayumva barahita bamumenya umukaritasi amaziko umusomere comment hahire rimwe kandi abantu 500 ni bake birangirira hano hafi
basandika comment nziza tuyisome nibura umuntu ashobora kugenda ifasha abantu byibura babumva ibyo ngibyo byo gutukana ntago ari agashya cyane cyane tukajewe ibintu by'ubushite ataba yumva ko abantu 500 baza kumugira umusitari baravana bamwibagiwe bo banamwibagiwe ahubwo SMS zirutse we yanazamutse igeze kure niko reka nkwereke tugiye gukora ikintu cyitwa live kuri TikTok dusake ba bantu ba Godfather gumasabiriza Godfather nyine kirasabiriza cyane noneho ndashaka kugutwarayo sibyo nkibwira ati Godfather niba uzi gusabiriza wigize umuntu hatari gusabiriza tugiye kwicara hano na ya mpano tubayibinge kumara isaha imwe usabirize wowe cyo kizaje kujya bya bintu byo gushyiraho babakobwa bajo n'iki turaza kujyana kibwira ati sabiriza tuve hano dufite amafaranga ya video reka turebe ko akazi ke yagasetinze neza reka tubirebe ko akazi ke yagasetinze neza kwandi niba koko bitwika bivamo abo batukira ngo ni umwinfluencer umukaritasi umwinfluencer yinfluenshije Jolly wabibonye ese bira bintu nibyo koko ntabwo bizi bagende bapfire reka nkubwire niba ari nabyo wabonye ukuntu uriya mukobwa yaretse baramukunda yabibonye era nicyo bita kukureka bakagukunda yaretse baramukunda nyine ngure mukobwa yaretse baramukunda sibyo nyewe reka nkubwire je hari amatiko ndengereye itiku mbona nkavuga ati je dumira itiku rirenze urugero rwanjye ahita nikomereza nifitiye abantu barimo baravuga ati Dumba warakoze gufasha ya mpano mu gitondo bahite bavuga ati kandi uzimije Jolly kandi Jolly umukubise hasi mu butaka ibyo bintu ndabirebera kure nkavuga ati yamu abana baracyafite impano turacyari mu kazi hano uru rugendo n'urugendo rw'igihugu ya mpano ni igihugu cyose n'urugendo rurerure ugire ngo si umuhamagaro ukomeye urugendo rurerure hari abantu benshi hari nka cyashema tukiri hano nacyo kiracyari ku rugendo kiracyari iriya mu mesikariye kirasakuza uzi ukuntu Shema yihiringa urashema ni umuhatari cyane arihiringa ndamukunda cyane gusa ntabwo aramenya ubwenge ngomba kwicara nawe na hasi nkahita murabura ni umunyamarangamutima cyane Shema ngomba kukura bugoryi azabanza kundeho maze ahombeho azareke bamukunde fasha with no payments on one love ubundi rero ngiye kambabwira ukuntu nkora ngewe baranyishura kandi banyishura amafaranga menshi ariko umuntu w'impano akaba ari n'umukozi ukuvuga ko ubu ngubu ni babiri mfite ubundi Juno niko yarameze ariko Juno yaje gucika intege ariko wowe na Vanessa na Bitkira ni mufite impano noneho mukaba muri n'abakozi kubera iki ukuntu byantunguye kubona bari kuri RBNG kumva uko twari turi mu kiganiro kimwe ngiye kumva ngo umuntu mwaka ngo twakoze indirimbo 400 nahise nuri kadaseka kandi utemerewe guseka mu kiganiro barazifite indirimbo 400 nahise bati mbega abakozi Imana yanjye ahubwo sinzi impamvu ugenda ubasange wikishe kwa Bitkira dore baba hariya kuri ntuza uve yubakubise umuzigo kandi Nesa twakorana indirimbo irenze Nesa ni umunyempano cyane Nesa ni umunyempano ahubwo Bitkira bombi Nesa
Bitkira bafite impano ziteye ubwoba imana ariko Bitkira uramuzi wowe rega Bitkira niwe yanditse indirimbo 400 Bitkira twahuriye kuri RBA nibwo bwa mbere twari duhuye ariko nesore nari nsanzwe muzi. Bitkira niwe yanditse izo ndirimbo 400 ubundi Nesa umuntu wa mbere uzi kuderivarina Nesa umuha ikintu ukamubwira ati ndashaka ko ukiririmba gutya mu minota 2 bakizanye mu ijwi riruti ryo wumvaga ko akeneye gukoramo. Ngewe buri abantu bahanze uzi ikintu nifuza kuri bano bahanzi twebwe na bano banuza Imana izadufashe iduhe idukure imipaka mu maso imipaka ni ukuvuga ko uravuga ya Uganda se tube worldwide twigendere ku buryo ushobora ngo ngiye Philippines ngiye mu Bushinwa ngiye mu Budage ngiye nyine na visa z'abadiplomate ntabwo uri kuzumva niyo mpamvu nari ndimo ndakubwira ati ya mpano nawe ukeneye Akongereza se gusa sha n'igishinwa ahubwo Nabona kubwira ya mpano byose urabikoze ariko ukeneye Akongereza nibura n'Agafaransa n'Agaswahili. Umva mana yanjye noneho nanjye niryo shuri ndiho pe ibintu byose nacitse kankurabure reka nkurabure ibi bintu ngiye kubikubwira abafana babyumva waruzi ko indirimbo itrendinze ya mbere muri East Africa ari indirimbo ya Mbonye Sinasiri none humva kaka nkongerero wakaka uruzi ko Mbonye atazi igiswahili aba yarepese ariko nyine nase siko babikwiye no kugenda bakwiye kwicara hamwe ni ukuvuga ko twebwe dushobora no kwiyongoza tukavuga ati reka ukayandika indirimbo ukayandika neza mu Kinyarwanda itwika tugahita duhamagara umuntu akavuga ati wowe tubishyire mu giswahili akazajya afata amagambo akayashyira mu giswahili amagambo nyine Ikinyarwanda wanditse cyo kikabanyuza warangiza amagambo agahita yinjira mu giswahili twarinde tukagenda tukareka mu baswahili dahira rimwe erega ibikorwa biboro byose bibinyamasisi erega abanyarwanda ariko mutamenyera ubwenge kubera nyine kwiga kwanyu n'ubugoryi mwiga gake ariko rero iyo umenye ibintu urabona nka bari abanyamasisi bose abanyamurenge bose urababona abanyamurenge buri abanyamurenge baba bazi kuvuga igiswahili hafi ya bose n'abanyamasisi n'abantu bo muri Kongo kandi baba bavuga igiswahili n'Ikinyarwanda ni ukuvuga ko nibo bambere batangira gutembereza izi ndirimbo rero nta kuntu ushobora kubuza igiswahili udafite inshuti yawe y'umunyakenya ivuga igiswahili cyangwa iyo mu Tanzania aho rero niko ubona Mbonye ashobora gukubita hiti gutyo vuba vuba abantu b'inyamirambo bavuga igiswahili bazi n'Ikinyarwanda abantu binuza birwamagana bazi igiswahili bakavuga n'Ikinyarwanda abantu bo bitare zanuza za Muganda muri bavuga igiswahili n'Ikinyarwanda kuvuga wowe kubitamo igiswahili abasubaba n'ibinyamiramba bakavuga tani ya mpano bagahita afata abantu bo Batanzania abashuti b'Abatanzania akahita yibohereza nuko nguko igiswahili kigenda nta kundi niko bimeze nugutangira gukora imiziki yitwa aho rero tuba imipaka tuba turimo turayikora iki ibyo urimo uravuga ati imipaka tuba turimo turayikuraho imipaka tuyikureho kabisa kuko ni inzitizi nazo dukeneye imipaka tuba tutangiye kuyirukana urabona nk'ako kaboro mu mukobwa w'umurundi buriya buriya abarundi barimo warabacyanganyikishije buriya ntabwo uzi ikintu urimo urakora i Burundi nabonye kuri Wodium Karina ku mwanya wa mbere mu Burundi mu ndirimbo ziri kumvwa i Burundi bakumva iki erega abarundi noneho baranazimye se barazimye cyane ko bari mu bihe bituje reka nkubwire abarundi ikibazo cyababayeho
abarundi ubundi bari bafite urabona uyu John Gerard uramubona ari na hano turi kumwe hehe John bino hano mubwire umuhungu wanjye njema ndimo ndaguhanuza nindangiza kukubwira mena nikomereze mubwire John Gerard murebeho gakeya ndamukumbuye dore nguyu musohoze umva yananiwe wagira ngo yanyweye igikamba nisalimie baba nisalimie Niaje. ni poa mambo vipi Poa wananiamsha na kuja kuwasalimia. Ewa utubabarire kabisa Wewe okay man. nariko ndamubwira ibintu nshika ku izina ry'iwawe arambwira ati muri kumwe nabwo ati mutama mumpenda muramutse Turi mu kazi. mugabo asante sana ku kazi uri kuradukorera abanyarwanda ndagushima akazi uri kurakorera abanyarwanda ariko nkagushima cyane akazi ukorera abarundi Asante, most welcome guys. Banyarwanda akazi abantu bakurikira bamwita John Gerard video zose ubona z'abarundi zitwika niwe wazikoze niwe unazikorana n'ubu niwe ukizikora video za Debeni ubona zacu ni John Gerard uyu mureke bagane John Gerard uyu agabaho ntabwo turi Benson. Okay jo mureke John Gerard abarundi ntabwo bamwishyura neza John ndi gushaka ngo nkorere ya video kwanza nibyo turi kuganira ya video John niwe ugiye kuyikora ndi gushaka bari nkorera kabisa John araza kuyikora neza John araza kuyikora amubwiye ndashaka video yo kumanwa yihangu uziki yo kumanwa yihangu aha ngiyo yakoreye Debeni ya yindi yantuza ya yindi mwe bashuti nje muri Nyungwe iyo bashuti warayibonye iriya kabisa yamukubise ikintu cyitwa urumuri bro kumanwa yihangu bita manwa yihangu John ndamwizera ngo John ni mubi cyane noneho John umuhaye budget John wibesha ukavuga ngo John umuhaye miliyoni 2 ngo akore video ashobora gukora video Chris Brown atava imbere kabisa aba barundi yabakoreraga video ku bihumbi 50 by'amarundi ubwo nangaye nk'igihumbi cy'amanyarwanda ni miliyoni reka miliyoni yiwe ibihumbi 50 John yakoraga muri ibihumbi 50 ngomba kuyamuha kuko tugiye kubona amafaranga uyu n'umwaka wo kubonamo amafaranga buri muntu wese ku muntu wizera umva wabuze amafaranga wese pfa kubukora ugakora ariko umuntu ukora uyu n'umwaka w'umugisha mu kazi arimo 25k y'amarundi John Gerard yajyaga yakorera abarundi bari abadaboje indirimbo za mbere ziri kipu ku isi zose ariko John Gerard akabikora ubu rero umuhaye ngo miliyoni 2 z'ibintu John yagukorera uzi ukuntu ndwaye kujya ku mwaro murakorera ku mwaro ushaka kujya ku mwaro sinzi niba uri kumva icyo kintu ikintu ndimo ndacyumva cyane wabo tukarangize reka natwe naje hano muri studio nanjye ariko dukubitiramo freestyle suko atahoraga by my side gusa yahoraga nzenguruka ahora muri parties we n'imbobo zimunywesha downhill agahora yisomesha Kenisoro ntago nabura kumushimira Kenisoro we wamuzanye hano we eza n'igikuri ndamubonye aciya wamubonye muzana niwo mushyiraho ntabwo ari ngewe gishyireho igikuri Dumbari Kenarihe ase gikuri ubu ngubu ahantu aya masaha igikuri ndabizi ko ubu ngubu Kenisoro ngo ariko mva Kenisoro uzi ukuntu mukunda Kenisoro
arakunditse, ubu ni niwe muntu wa mbere ukunditse ufite igikundiro mu basani bose bo mu Rwanda. sha umva Tinya ko mu nzu ni yanjye ubu hano mfitemo icyumba cya Keniso. ninguze ngo ufitemo ifoto ye. Ubu mfitemo icyumba cya Keniso. Urabona izi ntebe niwe yazimuye, niwe yazizanye hano, niwe yanyimuye. Ubundi twemutse turi abantu abo gihe na Kenya. Aranyimura umuhungu, arangije ahita afata indege ahita yigarukira. Icyo bakwereka ko umuntu w'umwana w'umunyabuntu kuhita bafite akaza akimura umuntu akagera muri Canada tukagenda mu mbeho hamwe. Urumva pera no wadanje kabisa Kenya. Gikurita Arega nta muntu mugufugira amahane, nta muntu mugufugira udutikuteko. Ajya nawe uri mugufi. Njyewe ndi muremure mu mutima. Igiku None uri kumva icyo kintu? ndacyumva icyo kintu, mba nacyumvise buriya, you don't know. Rega Urumva reka twigendera abanga tuba twarabatamitaramishije nta n'ikintu baba bafite babwira abanyarwanda bari aho ngaho. icyo nababwira nibagende bajye kureba indirimbo yitwa Icyomanzi bihumurize banihanagure. Bagahora yisomesha bayibo akabipostinga, habe no gutekereza yahise agenda nta gutekereza. Ndikurusha kumukunda cyane, yafashe ubwonko rubanda bare barambwiye ko nzabigana, amara gukunda si ibyanjye. I want to kiss meterese, meterese, I want to bizu meterese, meterese, mfite ibisaza meterese. Ibisaza uzi ibyo ari byo? nibiki Bushari yarambye ngo ni Pridas, ngo zitwa ibisaza. Ndavuga ati se ubusaza Bushari yarakubwiye ngo ni Prudence? yego. Ibisaza Yego. Ibisaza bimenyesha Prudence ngo ni Pridas. niko Bushari yakubwiye? Niko yambwiye ibisaza ni biki? Ngo ndaguha ku gitwe metereze. Meterese. Irandirimba ariko yandushije Kime. Urabona ukuntu kuyikora promotion byananiye kubera ko yandushije Kime. Gute Promotion yayiragenze. irahenze? Ubu ukeneye kuba uri kumwe n'ababyinnyi. Ababyinnyi none igomba kuba abantu bari gukorera promotion ari aba DJ ko n'indirimbo yo mu tubari. Ariko ndashima Imana kuba ngo difite 300,000 ni ikintu kirenze. New generation na miliyoni irayikubita. Yari bwakwize ibyumweru 2. Metereze ntabwo irakwize ibyumweru 2. Mu mezi 2 Metereze bikubise miliyoni. Agerayo kabisa. Ariko rero hagati aho ngaho ukeneye indirimbo ebyiri zimeze nka Metereze, ariko nanone uri kuzikora ari ntuza, nanone ari bo murazikora. Logic ari bo mazikora, ari muri uzi impamvu Logic niwe producer wa mbere mu Rwanda uzi gukora amapiano, ariko wumvije ukuntu Meterese ufite umudiho, sibyo vibe ifite umudiho. Ni mubi cyane. Nta n'umuntu banganya mu gihugu. Logic nagaba ni bya bintu by'abanyarwanda bapinga badashaka no kwemera, bakomeza basubiza umuntu hasi. Ngewe nakubwiza ukuri, abahanzi b'abanyarwanda bahereza umwanya umuntu witwa Logic, bahereza n'umwanya umuntu witwa Compressor na Babiti ni umupeti we ku Gisenyi wakoze ngo
n'aba ewe producer batabaho man. umugore wakoze ngo ni ku Gisenyi Niwe ku Gisenyi niho yibera. ariko Logic my way Logic ni mubi cyane Logic yakubita iki Buranga ari imboro ya Melody nuko ari umuntu nazi. Melody cyetse niba atabamwumva, ariko Melody niba njya mbona ashaka gukora imiziki yo mu ku Rwanda, niyegera umuntu bita Logic amukubita indirimbo z'ibinyejana. Melody ibintu byo mu Rwanda ameze nk'atakibirimo, ameze nk'atanabizi, ameze nk'atakinabikurikirana, urumva? Ariko my friend Logic, reba indirimbo yitwa genda urebe indirimbo, ndabizi ko batayihaye umwanya, yitwa Mabigibigi ya Philipita. Yego. Logic yayikoremo ibishitani Kabisa. Mabigibigi kandi noneho yibanda iyo ari gukora drum kick uba wumva yashyizemo culture. Nubwo ari amapiyano kumva umudiho w'iwacu. No afite amapiyano yinjiza mu buboro bw'ikinyarwanda. Yego. Agakubita bwa buboro bwa Logic ni bad news, ni mubi cyane banyarwanda. Abahanzi b'abanyarwanda bari very slow, bagenda gake. Bazamumenya muri dusanzwe tumuzi, turamuzi ko ari umuproducer mwiza muri ariko Logic ikintu akora kiratandukanye n'icy'abandi ba producer bashobora gukora. Yego. Ariko wumvise ukuntu yankore, urabya wumva indirimbo yitwa Ndi Kwikubita. Sinzi niba ujya wumva Ndi Kwikubita kwanza. Niwe yayikoze nayo. Logic ko ari mubi cyane. Logic nagabaho. Logic ni mubi cyane. Ndibona buno Rwanda hano kuri televiziyo rwarancitse gatoya ndi Kigali. None ndimo ndarubona muri video, rwagiye no muri video man. Kandi nibwo umukobwa yashyize muri igikobwa wagiye urengira Samara yawe. Yari yanjye. Logic ni mubi. So banyarwandakazi, aho ngaho ngira ngo ibyacu birarangiye, mu dutegereze kuri TikTok ejo turaza kuza tuvibinga. Tuzaba gikwiye. Ejo turaza kuza tuvibinga, afite gitari na Godfather birimo rurasabiriza. Mumyirabasaba. Mumyirabasaba.